oya ibyo ntabyo bitekerezo birimo gutekereza nk'umwana ngaho basi tugende ku meza ntabyo mfite n'ibyo ntabyo ndarya kubera se iki ntabyo nijya ntabyo byanyu ndarya Imana nidufashe munagaruka bakazawe kigatsinze umva ubwiza cyakoze gusa nubwo gaje ataraza ariko nabiriya nabyo umuntu yabyishimiye bimwe byo kwishimirwa bose ndiko muza yaje gukigera cyane kwandasha Okay. Uribuka rero amasezerano twari dufite. Ariko urarushaho kugenda Tembeza nabi hari mbareka nkubwira. Ariko se n'ubu umva nyine. N'ubu ye hari uburyo mbona ukuntu teza. Nkibaza ubu utambaye imyenda wawe umeze nambaye imyenda gusa umuntu utambaye imyenda asa neza rero uribuka amagambo twaganiriye uribuka uburyo nakubwiye ngo niba ukenera nzajya nkubona kandi burya imvugo niyo ngiro ese usiguriye rwose uri mwiza kandi nanjye ndi umugabo mwiza fashe ututumwa twawe haduhuza n'utwaye ese wigeze ubikoraho ngo wumve ibyiza byabyo ariko ibyo ngibyo nta mwanya nabibonera ubu nihangayikishijwe no kubona itaraza ngo ndajya mu umva reka nkubwire ibyo gihe ntasanga byo ibintu ndimo nuko mukuru wawe agomba kubonekera igihe nyine nanjye nicyo turimo nawe ukamfata neza noneho kumushaka biri buza ari bibi cyane ntabwo ari cyo kiyuba ariko buri umuntu kubita ibintu akabyiyubaha ese si byo mvuga nyine byo kwiyubaha reka buriya iyo mwubashye buriya iyo mwubashye ariko intoki ziraha uzi ko zakoresha umuntu impanuka rero ndashaka kuzakugurira kandi rero ikagushakisha gajo ibyo bindi biri gutekereza ntabwo ibyo ari byo ariko icyiza ikagushakisha gajo ntaboneka tuzaba dufite byinshi byo kwishimira birenze noneho ariko ibintu nabyo ntabwo bisa neza rwose ariko se ubu kugeza muri aka kanya ubona ari igihe ufite umwanya wo guta ku buryo nkwiriye kwirirwa nirukanka ku byanyu nta n'agaciro wowe ntasoni niga ndakubaha hamwe agaciro ariko nanone oya ceceka nta yandi magambo nkeneye yawe reka nkubwire ushobora kwigira gutya na mukuru wawe ukamubura Sobora ko ibyo mukuru wanjye ambwira nibyo ubu mama abayeho n'aba hari muri uriya mwobo nta mazi abona bamunyaraho bamumenaho inzoga ibintu byose mama bibayeho nabi ariko azaza ndabizi kuko se ubundi buriya uwakemera ibyo tuduka amasabwira yemera akankuraho byose akabikora ariko n'umuntu mwiza ko yampaye tabureti yampaye amafaranga Pole ntugire impungenge y'igikobwa ngenza akora byose kugira wishime even ngo nambwira ngo nkugurire na indi aka kanya yaba iPhone nayiguha kwanza ngenda kongerera amafaranga nk'ifaranga yagumane dore ibyo byose igumane ukurikira ushaka y'igikobwa byose nayanjye byose ibyo byose igumane yose ukora byose kubwawe iyo ni soda mimi sinywa pombe iba nasinywa inzoga iyo ni fanta ye
hanyuma ubona umwenyura uzi ku nkumbi ikunda yekikobwa. Yego. Asa tonto. Karameli. Ubona uri mwiza. Amwitaho ntananganiriza yewe. Nakemera tonto kamusambwira. Ndabizi neza yazamfasha kubona mami nta mafaranga dutanze mu muryango. Ndabizi pe. Ngomba kubikora. Byose nabikora ariko kugira ngo tubone mami kandi bitatugoye. Kuko yadufashe tukabona muza mukuru wanjye. Ngomba kubikora pe. Shamana yanjye wundi mfite umutekerezo cyitwa ibisusa. Kumva dogo? Ngo byita ibisusa. Ngo yitwa Jobe Kajuwana. Bakwita narebe. Ngo nabyumvishije. Kera mu cyaro buriya kumva nako nani mukecuru yashaka ikintu cyitwa imishogoro. Kumva? Cyangwa tekera ikintu cyitwa ibisusa akakubita yinuza ibijumba akahita akubita ikintu cyitwa inkarishya. None ubu biryoshye gute? Yego. Byose byadanje. None uyu musuba nyamukorera umunsi. Atamukora nk'umwaka. Gukora kuri nde se ubundi ngo. Iriya makuru. Sawa mwana. Iri nari ndi kumva mubonye nagushakaga gusa Imana ishimwe. Banshakira iki? Mbabara no kubanza. Mbona kubwiye ngo twongere ureka ibyo wankoreye. Ushaka se ngo Werekana na biriya biraseka ari byo mu kazi nyine. Banshakira iki? Nabiganje kagara hano. Ndikwirukerega nifu. Mbabarira wo kabya. Siri Siri wanyumvishije basi. Basi nimba bwarenga. Sibyo. Ndakwinginze muciriye bugufi. Mbabarira mbwira wa musore wakwishyuye amafaranga cyagiye wamuze kwishyura. Ndakwinginze mbwira ushaka kunyutsa ibyo wandaburije se uri kunega wamfata mu uramushaka iki? Ushaka se ko no oya ntago ari ukunoza. Impamvu ndi kumushaka se uriya musore azanye n'umugabo wanjye. Azanye n'umugabo wanjye. Yesu tutari ko ngiye mpawe. Ntago muzi nyine ariko Peter ni inshuti ya Kefi. Urukundo. Ndagira ngo ndangire ahantu ari. Niba nubabarira nese ushaka umugabo wawe ushaka ndagusabye ndakuri gushaka Keve anjyane ahantu umugabo wanjye ariko nzi kubarira mumva nyine mubwiza ukuri so ushaka kuva wa munsi bwarakeye Keve agira kuyoboka aragenda sima zose numbwire kata hari babara n'umakanya ubu nanjye sinzi ngo nafone agira ngo namuvugisha nanjye nta makuru yenze pe ubu rero ndikwihuta ahubwo nyine suko Keve none se wewe basi kuta ntago muzi ariko awe none se Keve sawa ubuse none se ri suko se ndamushakira he mubaza mwana wanjye waza mu nzu ukajya kurya ntabwo ngira pe ntabwo yo kurya niki kubera iki se ibaze ariko ko mwebwe mubizi ko mwanga Kamasa yanjye mukabinyerera mubizi neza ko Kamasa ari wanabaye rero ibyo byanyu ndabishishe pe murabizi muza hano nako ntago mwabyumva aha umwobo yatumye mvamo none se kuba yaragutabaye nibyo mugira mwiza ijana ku ijana nta muntu waba mwiza ijana ku ijana ariko se mufite impamvu ituma mumwanga yagutabaye se mama namutabaye akaba atarazi erega iyo abantu bashimuse ucyambere mami narwo twajyanye mami namusanze ubwo rero abantu badutwaye bafite kuba barambwira turabanza tugumwe hitamo umwe undi tuzamugwenge ndi umwana agahitamo njyewe ntacyo bitwaye ngo nujya ku meza nta mwakabaye mumushimira Kamasa muramwana reka tuzabivugaho nyuma wabanje kujya ku meza mushaka ukuntu mugenza nta peti mfite kubera Kamasa gusa nta peti mfite oya ibyo bivuga oya ubundi se igihe namaze narya nabaye muzi iminsi namaze ndi mu mwobo narya na Kamasa ubunyweyemo ngo none muramwanga ninde se akubwiye ko tumwanga uramukunda oya nanone nta mpamvu nimumuhereza kumukunda kuba utamukunda uramwanga rero oya nta kimenyetso kigaragaza ko mwanga kandi umbwiye ko utamukunda oya muho kuba yaragutabaye ntaho bihuriye no kujya ku meza nta naho bihuriye no kuba nta nubwo Kamasa kiza ahangaha ubu se kuva nagera ahangaha narahamubunye umwana wamucisha makeya ni ukuvuga ngo mwebwe mufite ibindi
cisha amacuze tugende ujye ku meza ntabwo inzara ntabwo yaba kwiciye aho bari baragushimute ngo wongere kwicire no mu rugo wageze mu rugo ngwino tukwiteho kubera akamasa gusa menya ko nta peti ufite mwebwe muranga umuntu ahantu yamwe mwari uziye mwimaze mwicanga mubyuka mukarya mukanywa ibyayi ushaka gukora iki se basi kugira ngo ugire apeti mugomba kwiyungana kamasa mukongera mukamukunda ashobora no kubona mwamwa basi ni mwigire inshuti yagarure mama ashobora no kubona mwamwanze byose akabivamo nanjye wenda nkaba nanasubire mu buryo nazi ngo twereke impamvu imwe yatuma twiyungana kamasa kandi maze ko mutari mwarankuyeyo impamvu tutari twakuyeho nako tutari tuzi ahantu herereye we yari ahazi mu gihe aho twabimenyereye kuki abantu bande ko yari we bahamagaye atari mwe bahamagaye ko bakurekure kuri mama wawe wagiye mbere ntabwo rega twajyanye kandi njye ndi uwo mwana ashobora kuvuga ati murekure umwana cyangwa se njye bamuciye make wenda mami bamuca menshi akaba atarayanga ngaho koresha ubwonko utekereze kure ureke gutekereza nk'umwana utekereze impamvu batari kure cyane ariko nari binanjye narabonetse none akujya ubure byose okay nacyo ngaho turaza gutekereza kuri urwo rwango dufitiye kamasa turureke ngaho tugende kuki se wundi mu rufite ntabwo dufite wabibonye he ndabikubwiye ko tumwana kamasa ni umugabo kamasa ni toto wanjye n'umugabo wa mama ubwo uzageze ko yabasohora mwese akaza kamasa akaza ahangaha ibyo bitekerezo birimo gutekereza nk'umwana ngaho basi tugende ku meza ntabyo mfite n'ibyo ntabyo ndarya kubera si iki ntabyo nibyo byanyu